Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien. Alors, kumwe na Ines, dusuhuze mu Cyongereza cyangwa mu Giswahili. Hello, how are you doing? You good? Tubahaye ikaze ku Isano News. Nk'ibisanzwe twari tubakumbuye cyane. Kavura kameze nabi muri iyi minsi. Ewa, umva. Ukonje ni bwose. Urabona ko ukuntu nambaye byo gusirenga na ariko nyine njyewe ngo kwica style akicwa n'umusonga. Rero zirashoboye jaja. Niwe mukobwa utwika Kigali. No kuraje yiyambitswe n'imbeho ihari. Yanjye harakonje. Wari umeze neza? Shameze bon, ndasa neza. Ndashima Imana n'abantu bakeya. Shamana ndagushima n'abantu benshi. Yanjye ndashima Imana n'abantu bakeya nagano bose nabashimira numva ko araho bitameze neza. Ubwo ndashima Imana n'abantu bake. Amin. Amin. Nganyumvira gikwiye. Mwagira icyo ubwira Abanyarwanda? Abanyarwanda icyo nababwira mumeze mute, mumeze neza. Mbashishikariza gukora like, subscribe nkuko bisanzwe ni ku Isano News. Video ni nyinshi turi kuba kuba ibiganiro bitwika bifite vibe abakozi Imana abantu bose ku Isano News no hantu niyo channel usangaho ibintu bigiye bitandukanye buri ngeri zose umva byose birahari. Ntabwo tubatenguha uyu munsi rero by'umwihariko ubu ni urukundo jaja oya nta rukundo ruhari muri iyi minsi urukundo rwarakonje nimba rukwera imbeho imaze iminsi iyo ni nkora Ines ubundi urukundo rwarakonje nimba rukwera ukuntu n'ikirere gikonje niko urumva ibintu by'urukundo ubu ngubu rero ibintu by'urukundo biri kudutenguha muri iyi minsi biri kudutenguha urumva ugasanga kaze kumbwira ko muri iyi minsi uri wenyine ako se jaja cyane ngiye ngo tuvugaho koko kuki buri gihe buri munsi nimba yumva nahinduye sheri nimba ari ibiki ibintu nk'ibyo jaja tubiretse ubu ngubu ntabwo ndivuge ku bintu by'urukundo gusa nyine nanone usanga rimwe na rimwe hari abantu bahura n'ibibazo kubera kwizera ngo urukundo cyangwa ugasanga umuntu aragushuka ibintu nk'ibyo ugasanga nacyo kintu tugiye kuvugaho ku bana muri iyi minsi abana b'abakobwa by'umwihariko bari guterwa inda zitateganijwe urumva atari ubwana buto oya n'abakuru oya havuyemo abakuru nkawe ariko se ubundi weho ubu ngubu tuvuge nk'urugero ubundi wewe baguteye umuhungu aguteye inda utaripanze ufite ibyo uteganya future yawe ugasanga umuhungu aguteye inda ibintu bigenze uko utabitekerezaga imyaka yose waba ufite umuntu ashobora gutera inda itateganijwe havuyemo umugore n'umugabo. ubwo nicyo kiganiro nyinjejemo yego tugiye kuvuga ko abana b'abakobwa baterwa inda zitateganijwe by'umwihariko abantu bakiri batoya bari bagifite ahazaza. ubundi se abantu bato baterwa inda harya byagenze gute bafashwe ku ngufu? oya bafashwe ku ngufu oya ntago abantu bose baterwa inda zitateganijwe kuba bafashwe ku ngufu. none se harya ne uko reka turebe abana baterwa inda ako n'abafatwa ku ngufu barahari bafatwa ku ngufu barahari ariko reka turebere hamwe reka turebere hamwe noneho b'abana baziterwa batafashwe ku ngufu. tureke no gukoresha ijambo abana abakobwa muri rusange bashobora guterwa izo nda batabiteganyije. uko bibagendekera ingaruka zabyo turavuga uko bibagendekera uko umuntu yabyirinda ingaruka zirimo ingaruka zabyo. yego mbere na mbere bitangira bite? mbere na mbere hari kategori z'abakobwa ngiye kuvuga hano. hari umukobwa uterwa inda umuhungu yaramubeshye yamwijeje ibitangaza yamubeshye ko amukunda yamubwiye ko azamushaka ugasanga aramufatiranye mu by'ukuri uwo mukobwa adasanzwe ajyana imico mibi ari umukobwa witonda uba iwabo nta bintu byo guhomora cyangwa by'uburaragira ari umukobwa uri poze ufite indangagaciro warerewe mu muryango muzima nyine umeze neza n'akafite uburere ugasanga bwa mbere agiye mu rukundo akundanye na wa muntu usa nkaho amurusha mind cyangwa amuruta mu myaka
ugasanga ni wa mwana babwira ati kora iki ubwo buzima bwamenyereyemo ni ubwa mbere agiye mu rukundo ntazi ngo bigenda bite nta bucakura azi ibintu byo kuvuga ngo aririnda ngo arayiproteja n'ibiki byose ntabyo azi urumva ugasanga umuhungu aramufatiranye mu bintu atigeze apanga ba amuteye inda. Ariko rero tukiri aho ngaho ubundi umwana w'umukobwa ugeze muri cya gihe cyo kuvuga ngo agiye gukundana umwana w'umukobwa ugiye gukundana twese tukiri hasi muri primaire biriya bintu twarabyize twize biriya bintu by'imihindukire y'umubiri w'umwana w'umukobwa babwira jambo ibyo bintu tuzashaka umuntu hano tubiganireho neza tubivimuze naho kwicara kuvuga ngo biriya muntu yigize primaire cyane iki nabwiza ukuri mubwije ukuri batwigishaga imyororokere ugaturi kugaseka umva ubu nibwo njya nicara sundi uri umuntu yasekaga ariko twari abana biriya bintu ntabwo biriya bintu wabyiga muri primary hari ibintu batwigishaga tubwira ngo iyo uryamanye n'umukobwa uri umukobwa ukaryamana n'umuhungu ugira ute ibyo uretse no mu ishuri even n'umubyeyi wakuze akubwira ati kirazira umuhungu n'umukobwa guhura sibyo ibyo ngibyo twabivuzeho ukuntu umuhungu ushobora kuba wakabizo n'iki bikaba ibintu ukagenda utavuga ati wowe baneye wakora iki wakukura uvuga ati ibyo nyine no kwicara n'umuhungu nese ibyo bintu by'indateganijwe rero ari byo nakubwiraga nibyo natangiye nkubwira hari n'abakobwa ibyo bintu byose batabizi yisanze mu rukundo n'ishusho ya mbere yizeye umuhungu atarabyumvise se atarigeze abibwirwa umubyeyi reka w'umubyeyi umurera reka w'umubyeyi wamwibyariye atarigeze abibwirwa hari ibintu tuvuga urugero ntihari ibintu wakoze ababyeyi bakubujije tureke no kubijyana muri ibyo ntabwo byabura noneho shyiraho kuba ufite rwa rukundo rugurumana ufite muntu kwereka love koko sibyo sha hari abajya bati si ababyeyi we ukazisanga wisanze muri bya wijanditse mu bintu wowe wabitangiye ubona urukundo ukazisanga wijanditse mu buzima wisanze mu buzima bubi wisanze mu utigeze utekereza ko ugasanga ubuzima iwanyu baguhaga imibereho wari ufite myiza ugasanga irahindutse urumva umuhungu aguteye inda akwijeje ibitangaza erega hasha abahungu b'abana babisi bose mu minsi yambaye nzagufasha nzakuba hafi urumva noneho nkawe utazi n'ikintu na kimwe ati nta kibazo uriya muhungu umwana mwiza arambwiza ukuri n'iki ndigakubita amezi 3 umuhungu akaba kuri telefone urumva nta muntu n'umwe ufite kubibwira wari umwana wibereyeho ubuzima bwiza nta kintu wari ubuzi iwanyu umuhungu araje mu masegonda akwiciye ubuzima urumva ugasanga ni hahandi umwana w'umukobwa agiye gusafaringa urumva nimba yasigaga iwabo bamugaraga amavuta y'ibihumbi 15 nawe biragiye kuyabura bamuteye inda iwabo baramwirukanye wareka ko hari n'uwo watera inda ava kwa nyakujya urumva ugasanga na twa tundi duke mama we yavugaga ngo arahinga uzi ko hari abana bisiga vaseline se ariko mama wabo bavuye guhinga imisiri urabizi vaseline ya yindi wende tuvuge ko igura 1,000 noneho tekereza umwana w'umukobwa agiye ku muhungu ngo amweretse urukundo mama wajyaga guhinga kugira ngo abone igikotoro yo kugusiga none hajemo n'umwuzukuru bitunguranye ntabwo bizakunda urumva nyine nanjye ibyo nakubwira mu by'ukuri natwe abakobwa tugomba kugira ubwenge gusa nanone tugengeje ko hari abahungu b'abagore umuhungu nimba guteye inda akakwihakana caca tuvugisha ukuri rega barahari tuvuge ko wenda utari n'umuntu urega ubayeho n'ubuzima ufite niyo famiye ariko se ni ababyeyi bangahe bakwaza ba mwana wacu turakumva nta kibazo wituke mwana wawe tuzamurira nta kibazo ni ababyeyi bangahe nta kiganiro twigeze gukora sibyo nkanakwibwira noneho n'umuntu wagize inda nabyita ko yari yateganijwe kuko yakoze mariage ntimuhire sibyo umugabo we yamushwanira ukuntu bamenye ko atwite akamubwira ati ntungerera kandi wowe batanze n'inkwano ariko nanone iyo ni impamvu yanjye indi mpamvu kubera ko gateganijwe hano hanze hari abakobwa
bashaka kubaho ubuzima burenze, yego, sibyo, bashaka kubaho ubuzima butari ubwe, batanyuzwe n'ubuzima ababyeyi babaha, ashaka kubaho mu buzima bw'abandi, ashaka kubaho ubuzima bw'abandi burenze bw'abagenzi be. twige kunyurwa. Yego. umwana yiga mu wa kane segonderi, mu wa kane ni kure my dear, cyangwa mu wa kabiri segonderi no mu wa mbere, umwana arashaka gutunga iPhone 13. Ako wavuze smartphone muri rusange, watunze smartphone ryari ine? Njyewe ndangije segonderi nibwo naguze simukadi, ahubwo nabwo nari nyirangirije. Oya, urumva mu rugo hari smartphone, ariko akunda nk'ababyeyi batakikoresha ari yaho mu rugo, nta muntu wemerewe kuyigiriye, nta muntu wemerewe kuyisokana mu rugo, ari yaho ngaho mu rugo, nta muntu umwe. Ubwo nimba nitabye musaza wanjye aritaba murumuna wanjye, gutyo just bakomunika n'ababyeyi bamenye tumeze neza nta kibazo. Byari bimeze. Hariho abana b'abakobwa bashaka kubaho, hari ikigo nahoze, hari abana b'abanyeshuri nahoze mbona hari mu mujyi bari ni umunyeshuri, umwana yambaye ipantaro, yambaye ngo uniform n'ishati iriho insigne y'ikigo, yadegaje, inshuti yanjye yambaye ipantaro y'ishuri imufashe, bo bambaraga amapantaro n'amashati, ishati yadegaje mibya harimo bisiti. Umwana afite urwara rureshya gutya, umwana afite iPhone 12 Pro Max, urumva uri kunyumva neza ibyo bintu shamani n'amabluetooth man, ibyo ngibyo byose ikibazo, yagiye kurera ikibazo ntabwo kizi, uwo mwana w'umukobwa urumva mu by'ukuri ni umunyeshuri ko ntabwo ashaka kwitwara nk'abanyeshuri, sibyo, kandi birangira mu marira, bitangira neza, ntabwo ashaka kwitwara nk'abanyeshuri, ahubwo we ashaka kwitwara nk'umuntu wasoje ishuri, ntabwo ari proud yo kwambara ishati y'ishuri, ahubwo ashaka kwitwara nka slay queens, ntabwo ashaka kwambara ishati y'ishuri ngakubise, sibyo. Ni wa mwana uzava kushagaye akakuvuga Yesu se ndajya sinaha mu rugo, gacaho umuntu mamagara angurira ibiryo, njye n'abashuti banjye turashonje, bahamagaye nk'umuntu nk'umutipe cyangwa umugabo. N'urugero hari n'abagabo bafatirana abana b'abanyeshuri, urumva, n'abarezi babo, urumva, ariko nabyo nanone biterwa n'imyitwarire y'abana, ishyushye tumeze gutya, twatse umuriro, urumva, ugasanga arambwira ati okay, ngwino ndebe mu rugo, yanze bikunze mushaka gusohokana n'izo nshuti zawe, si yabafashe. nta mwaka ushobora gushira, urumva, uzacunge neza, nta mwaka ushobora gushira. Nasomye mu makuru acicikana mu Rwanda pana hanze yarwo, ntabwo hajya habura umurezi waryamanye n'umwana yigisha yateye inda, bajya babura. Niba ushaka kunda kubona amakuru, sibyo, okay, abakobwa nabo hari babigiramo uruhare, ariko hariho n'abana bashukwa, hari abana bashukwa pe, n'umuriza gufatirana bitewe akubeshya kwemera ngo azaguha amanota, azaguha promotion muri classe, ibintu n'ibyo, urumva, mu by'ukuri akaba yagufatirana intege nkeya zawe, sibyo. Ariko nanone ababyeyi, umwana ashobora gusohoka umureba nk'uwo mwana nari mvuze, ese umwana aba afite ababyeyi agasohoka yambaye gutyo, namugiye kumwuka n'areba, hari n'igihe umubyeyi atambwiye, umubyeyi aba yazindutse oya, hariho n'abana ariko bambara, hariho n'abana bambara ibintu ababyeyi babo bambara, bakora copy and paste, hariho n'ababyeyi bambara ubusa, kandi iyo ubikora gutyo, umunyarwanda yavuze ngo uwiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Nawe uri mukuru se, noneho ugasanga umwana nk'uwo aragiye, mwana uwo muntu namubwira ndagukubita se mwana usohokana n'inshuti zawe, none umva yamuha amafaranga yo gutyo gusa, wapi, ntabwo yamuha amafaranga yo gutyo, donadoni, aragiye, barabikurikiranye, urumva, barabikurikiranye, umukobwa aje bamuteye inda, nta nahise amenya ko bamuteye inda, ntacyo na kimwe. Ugasanga umwana aragiye iwabo, birakomeye, baramwirukanye se cyangwa se n'iki, ugasanga agiye kubyara umwana atigeze ateganya. Nimba umwana mu wa kabiri segonderi akabyara umwana, akabyara iwabo bakamutera inda, sibyo,
harya ubwo mwana bizagenda gute harya uwo mwana acyakomeje ishuri never ntabwo abanyuma bakwishyura ishuri ngo bishyure n'umwana wabyara ntabwo byakunda bibaho hariho ababikora hari ababyeyi beza bafite n'ubushobozi babyumva byabaye njyewe ntamuzi nabuze ntamuzi oya hariho abana bagiye bacishisha amashuri ugasanga barahari bamutinda yego ariko ntabwo ari bose reka turebere muri rusange. rusange sibyo twebwe gufata umubyeyi umwe tumwitirira ababyeyi bose sibyo muri rusange umuco wacu ni iki umukobwa atera inda asa nk'ubaye igicibwa sibyo by'umwihariko ku mwana n'undi usanzwe ashyushye afite imico ubona nyine handi abantu basaga baturiye baraja uriya mwana ntabwo ashobotse hariho n'abana baba badashobotse muri rusange harya ubwo mwana ko ugiye ukabona nta future umwana ko ugiye kumubyara ninde uzamukurerera ninde noneho hari kandi ubyara umwana ugasanga ari kwiyahuza akore ku muhanda oya se kankubwire ugasanga umwana ari ku muhanda yabuze icyo kurya arimo arasabiriza bakobwa bagenzi ba mwifuza kubyara abana muzashyira ku muhanda ngo basabiriza noneho hari ukuntu umwana w'umukobwa agenda akaryamana n'umutipe noneho umukobwa yasanga atwite yabimubwira akamubwira ati simfite inda yongeye nyine ibyo nabyo tujye tubireho tubyirinde buryo bwo kwivuza burya ngo wagira gute wakwirinda ariko nanone abahungu sibyo tureke kureba ku bakobwa bonyine abahungu nimba ushobora gufata umwana w'abandi ukamutera inda sibyo uwo mwana aba agiye kubyara si we wenyine kandi igihe umwana abyara n'undi umva nyine si we wenyine si uba waragize uruhare mu ntabwo ari wowe uba wariteye inda uba warayimuteye gute rero ukamuha ngo ntabwo yifashe ngo nashaka uko abigenza ibyo ngibyo ni ukutaba responsible iyo uri gutekereza gutyo ujya utekereza ajya guhitwara uko byari bimeze ajya gutwara inda ajya atekereza uko byatangiye ajya atekereza uko byari byagiye uriya munsi ayitera ako sinibura tugire inama abahungu tuvuge ngo namuteye inda azajya amufasha cyangwa tugire inama cyane abana b'abakobwa kwirinda kwisanga bakoze imibonano mpuzabitsina itateganijwe kugira ngo birinde sibyo ahanini nyine ngiye impamvu natekereje ibintu maze iminsi mbona abana bo ku muhanda biriya bintu tubigabanya abana bo ku muhanda dufata umwana ukifuza kubyara umwana ntabwo wavukiye ku muhanda wavukiye mu rupangu rwiza iwanyu muri ishoboye sibyo ariko gute we wicara ukumva wabyara umwana uzashyira ku muhanda wowe ubwawe utaranawukuriye sibyo umwana uri ku muhanda ari gusaba ijana birababaje nta ruhare rigeze abigiramo kuki mwumva mwabyara abana baza kuba victime y'ibibazo byanyu mwebwe mwananiwe kwirinda ku munsi wa mbere ahubwo noneho turimo turavuga ku bana bato b'abakobwa n'umuntu w'umukobwa mukuru arapima akabyara umwana ikindi umukobwa akabura ubushobozi ngo agahitamo kuba indaya njyewe ejo bundi hari umumotari wantwaye sinzi ikintu twari tuzemba bagira imbozi bagira ibiganiro abamotari twari tubonye indangamirwa ku muhanda twari tubonye indangamirwa ku muhanda arije aravuze nyine twakireba nk'uri arasabiriye kugira ngo ajye guhitamo buriya buzima biba byatewe n'iki avuga ati ni imibereho jaja uzi ko aho kugira ngo ngiye kuba indangamirwa ngo hejuru y'ubuzima nakimangaza ngenda ngafurira abantu b'abantu baza gufura bakamuhereza n'igihumbi cya bihumbi bingahe akaho kujya nyiravuze uriya muntu ujya guhitamo biriya bintu aba yarebye akabona nta yindi choice afite mu buzima bwe uzi sine hahandi ugeraho ko ati ubuzima nta yandi mahirwe bwigeze bumereza nasanze yariyo mahirwe yonyine asigaye uzi se ikibazo ntabwo kizi biriya bintu reka be ari uriya watwaye inda sibyo hariho umuntu uryamana n'umugabo kugira ngo amuhereze amafaranga kandi ingaruka zikaba kwagutwara yanda atigeze ateganya ari uriya muntu w'umukobwa cyangwa umudamu ujya gutega ku muhanda biriya bintu byose uzabicunga ingaruka zabyo abo mu cyongereza bavuga ngo it will end in tears birangira n'ubundi hehe birangira n'ubundi mu marira ariko umuntu w'umukobwa mutoya njyewe hari igihe uri nk'ahantu ukajya kubona ukabona umuntu araje w'umukobwa cyangwa se w'umudamu muto cyane wo mu myaka 28, 30 no munsi cyangwa hejuru ho gatoya nta mugaye ntagize ate ugasanga aje avuga ati mwampaye ijana mwafunguye ko nshonje gufungura ntabwo ari bibi sibyo ariko turimakaza umuco w'ubunebwe
turimo kandi umuco w'ubunebwe ubunebwe gusabiriza kumva wabaho njya gusabiriza kumva ko hari umuntu uri hari urimo kumesera abantu kugira ngo atahane 2 cyangwa 3 wowe ukumva yuko uribuze mani hari anarendi abantu twari kumwe bashaka kuzabona kino kiganiro umudamu arazi uri smart muto aravuga ngo mwiriwe ngo nabasuhuzaga ngo nabasabaga ngo mugire ikintu mumfashisha ngo narakoraga ngo nacururizaga ahangaha ngo hanyuma nza guhomba mu gihe njyewe hari igihe nari ndi mu rugo waba ari umutekamitwe hari igihe nari ndi ahantu mu rugo umuntu w'umumama arimo amesa imyenda sibyo noneho nagiye mu gitondo nka 2:00 cyangwa mama arimo arafura imyenda hanyuma bamuhereza breakfast nongera gusubiraho 8:00 umama wo muri urwo rugo nyine bari bamuhaye akazi aramubwira ati buretse buruhutseho gatoya ngwino baze kuri lunch ubanze urye tukamubwiye yaramubwiye ngo ntabwo nshonje ngo cya gikoma nanyoye ngo cya gikoma nanyoye ngo ndacyagihaze ngo ahubwo ushaka kubishyira nko mu gashashi ngo nkaza kubishyira abana tugasangira urimo kumva ako kantu mu by'ukuri nanjye mu gitondo nanyoye igikoma ariko noneho ni 8:00 cyangwa 7:00 ndashonje wa mama ari mu kazi ngo wanyweye igikoma nta n'ikintu wagikoresha nta n'ikintu nakoze yego noneho we arimo aramesa umuhaye ibyo kurya arakubwira ngo hoya ngo ahubwo ngo waza kubishyira mu kantu ngo nkabishyira abana no kumva ako kantu ari mu kazi arimo arapagasa none harumva ko naduke umuhaye ashaka kujya kudusharinga abana mu gihe undi muntu aruti kandi uwo mama yari mukurupisha wanamurabona bashonje mu gihe none undi muntu mutoya kuri we niboneye ahantu ejo bundi arimo kuzavuga ngo narakoze ndahomba ngo amafaranga yose washa yarahaze ahubwo nta yahombye gake so ni nk'abandi bana b'abakobwa ni nk'abandi bana b'abakobwa uwo muntu none se yananiwe kumanaginga ibyo yari afite ngo bimubyarire umusaruro arabona akazi ashobora kugenda asabiriza ubwo uzi ikintu cyose twabihuzaga n'abana b'abakobwa usanga ngo ni indango zitateganijwe hariho abana bahohoterwa bato cyane ukaya kumva ngo umwana ngo w'imyaka ngo 12 ngo yewe ngo nagutse mu buzima ngo baje iwacu shaha bavukiye mu bwishoboye n'ibanga washitishoboye ngo mbona ngiye ubuzima sinzakuramo ngo mbona uburyo nzasaze gutyo ngo hari umuntu ngo mbona ngo amahirwe ngo narambwa wenda ngari mu gute n'ibijana ngo mu munsi umwe ngo ndagenda arayaguhaye ndabyemeye ikibazo nabwo ntabwo uba wishimye ariko si ibyo bindijana umuntu nimba guteye iyo nda ndagusase ukazabyara wa mwana ibyo 100 haryo uzajya igihe cyo kubyara 100 cyo never uzaba ukibifite niyo mpamvu nyine mbiri abakobwa icyo turi kuvuga abakobwa twebwe uruhare rwacu n'ubu kugira ngo ibintu birekere aho cyabigabanuka sibyo uruhare rwacu n'ubu turasabye gukura amaboko mu mifuka harafatwa izihe ngamba sibyo mbere na mbere harafatwa izihe ngamba ikintu cya mbere ni discipline rega sibyo mbere na mbere niba uri umwana w'umukobwa uri umunyeshuri reka tuvuge ko n'abanyeshuri icyo bitekereza kwazaza hafi kuko ababyeyi barazinduka barakora cyane ntako batagira kugira ngo mbashe kubona uburezi bwiza niga ahantu heza urumva amashuri meza nzagira icyo nimara erega sha ntabwo ababyeyi bagitanga umunani wahindutse iki ishuri sibyo ujya gukina n'amafaranga iwanyu bakishyura ngo wirirwe ugenda hinduranya wirirwa mu dusore wirirwa mu ikintu cyabiciye bikanacika ine n'abana babo bigize abantu bakuru urasanga umwana kugira ngo ubwira akose nimba umwana ashobora kuba kurusha fresheri umaze imyaka ingaho uri hanze uko agasumbuza ko hanze umwana afite sati ni proma ngo ni fresheri se sha iwabo ariko by'ababyeyi baranzi umwana afite telefone ntimwayimugurire aracyari wa mwana ntabwo ari umwana ushobora kwishakishiriza ubwo ati yarahize nibura aranayiga aho kazi nta kazi sibyo umwana akicara akagutungana hanyuma ejo bamutera inda ukamutuka hariho n'abandi bana batwara inda reka nkubwire hariho n'abandi bana b'abakobwa batwara inda tubavugeho kubera ko ababyeyi benshi cyane cyane bo mu mujyi batakibonera umwanya abana bo kubaganiriza ugasanga abana barira pe hari ahantu nigeze kureba ikiganiro cyangwa ugasanga hari n'ababyeyi bafata n'aba bana we hariho n'abatabaho umwanya ku rwego umwana ashobora kumva ashaka kuva mu rugo agatorongera bitewe n'ibikomere yatewe n'ababyeyi
yaba afite rero wa mu boyfriend nkuko nahoze mbivuga uri kumubeshya uri kumwizeza ibidahari amagara amukunda n'ibiki akavuga nibura urukundo ababyeyi banjye batamaye shuri wanjye bararunyereka sibyo babati bitewe n'ukuntu avuganye nabi mu rugo reka ngende ngumeyo uyu munsi nibura numve ko namera neza uwo munsi uragiye aguteye inda uragarutse uzanye nini nakubwiraga se ababyeyi bamufatire hejuru bamusamire hejuru bamubwire mu by'ukuri kugira ngo aterwe inda n'ababyeyi barabigizemo abana ndakubwiye true story abana b'abahungu babiri baravukanaga bari mu rugo na papa na mama papa na mama bose bari bafite akazi ntabwo bakoreraga hafi bakoraga mu ntara ukuntu umuntu ajya ava i Kigali akajya akorera nka Rubavu cyangwa Iburasirazuba buri munsi bakajya babyuka mu gitondo bagira gute bakajya babyuka bagenda televiziyo yabaga iriho abana bakireba televiziyo bagasohoka mu gipangu uko bishakiye nta musekirite wari uhari nta mukozi umwana mukuru afite imyaka 13 uwamukurikiraga afite niba ari imyaka 9 bari abana b'abahungu noneho umukuru akarera muto igihe kiza kugera batangira kujya basohoka ubundi bajyaga batinya gusohoka mu gipangu ababyeyi babo bari aho ngaho ariko noneho ababyeyi bazibukaga bagenda bagasiga bababwiye utekere mukuru wawe umuhereza icyo kurya umuhereza icyo kunywa umukarabye nibumara kwira utekere murumuna wawe nibumara kwira mukarabe muryame bakabeza nyine oda y'umunsi ariko noneho abana nabo buriya bagira amatsiko yo kureba iki bibera no hanze gate yabaga igize gute kinguye umukuru bwa mbere akajya asohoka agakingura aho ngaho agakubura ku irembo akabona utwana hafi aho ngaho dukina bari batuye kandi muri uyu mujyi wa Kigali urumva akareba ubwana bukinira hanze ubukurikiyeho agasohoka akabona ubwana burakina aza kuzagira amatsiko kugera gute yo kubasanga buno bwana hari ubwana bwo ku muhanda ajya asanga ubwana bwo ku muhanda asanga babwimwerera ubuntu bw'ubuyobyabwenge aratestinga bumugira inshuti buracunga ibiringi akana gatangira kujya katita kuri murumuna wako gatangira kwiberaho mu buzima bwabo bo ku muhanda yarahuye nawe bwajyaga kwira yatashye of course ababyeyi basize abana mu rugo baragarutse barahabasanze ntabwo bari bageze gute ntabwo bazi ngo biriwe mu biki umwana ageze aho ngaho agendera rimwe noneho baza no kwimura iseta bava aha bajya ahandi ku myaka ageze nko ku myaka 16 baje kwisanga nyine bari mu buzima n'ubundi babaga ku muhanda n'abandi bana b'abakobwa bari aho ngaho igihe kimwe bafashe umwana w'umukobwa ku ngufu avuye ku ishuri amufata ku ngufu wibuke ngo yavuye mu rugo afite imyaka 13 hafi aho ngaho imyaka 16 ari ku muhanda ababyeyi baramubuze baramushakije baramubuze umwana afite telefone ntagira gute nta nubwo bakeka yuko aba ku muhanda atera inda baje kugira gute baramufunga nukuvuga ngo yavuye ku muhanda ajya hehe agaruka muri gereza sibyo nukuvuga ngo nubundi uburere buruta ubuvuke umwana utahawe uburere ni kimwe nuko uwo mwana w'umuhungu mvuze ni kimwe nuko ari buze kuba ari wa mwana w'umukobwa basize aho ngo mu rugo nawe ari busohoka akagira gute akagenda barahuye nabo bahungu bakagira gute icyo kintu kikamubaho hariho n'ababyeyi batabonera abana umwanya nibyo navugaga hano harasabwa uruhare rw'ababyeyi uruhare rw'abana cyane kwirinda n'uruhare rwa ba bantu bumva ko bashobora kwangiza abana sibyo umuntu n'umugabo afite nawe yarabyaye afite abana yewe bashobora kuba bangana n'uwo ako kanya ari kwita ashaka ngo nishiri wiwe ngo ni ibyo byateye bashugaga sibyo uwo mwana ashaka kwangiriza ubuzima nawe afite abandi bana bane ariko tujye tunatekereza harya ugusanze ari umwana wawe bari kubikorera wamera ute story ko afite inkuru ndasanga yabaye nk'umusazi umuntu mukuru wiyubashye wambaye costume bya wifunze mwiza ko ntabwo ari umunyarwanda ari umunyamahanga bajyaga bamuvugaho akantu ko gutereta abana ubona ushaka kuba uri nk'ahantu uri umukozi hari abantu bakora amasuku urabona kubura hafi aho ngaho umwana mwegera kumbwira ngo ushango kiriya kigabo kirashurashura ndamubwira gusa naraguterese wewe ngo ntabwo yakugeraho ndabwira asubiye yatinyuka kuko se muhurira he buriya muntu uri mu costume nawe bibere ku karakireti hacambwira ngo uriya mugabo ngo nagucurwa ndabwira kare ibyo ngibyo ntabwo byagera gute ntabwo byambaho none uwo mugabo negera kumusanga ahantu aganira n'umugabo mugenzi we barimo nyine kuganira ukuntu
ukuntu nta mugabo, ukuntu nyine abagabo bakunda abagore muri rusange mpita mbyivangamo, sibyo? Ariko nagira ngo mbwire uwo mugabo nyine muri rusange nta n'ahantu najyaga mpurira n'uwo mugabo, twahuraga hayi hayi nta bintu byinshi, ariko nyine nivanze mu kiganiro from nowhere ndamubaza ese nubwo ntazi ahantu bino bintu byatangiriye, birimo no kuvuga ngo nta muntu ugira, nta mugabo ugira umugore umwe, reka nkubaze ubundi, kandi yari umuyobozi, ndamubaza ubundi nturi umupapa? Arambwira ati ni umupapa. Umwana wawe wiga mu kangahe mukuru? Arambwira ngo wiga mu mwaka wa 2 wa university. Ndambwira rero mureke ukuntu abagabo mukunda kwangiza abana b'abandi, ubu nkayo wasanga umwana we w'umukobwa wiga mu mwaka wa 2 wa kaminuza umufatanye n'umuhungu gusa baganira byacika, ahita ambwira wewe ngo ahubwo se mufashe. Ndambwira ariko wowe wese kuki atajya atekereza kuri ba bana yangiza ko baba badafite ba papa wabo, wese ntafite ba papa. nagira ngo mubwire yumvireho ko bari barambwiye nyine ngo akunda kurenza ko nabo bakobwa, noneho urebye ushaho twabimbwiraga yo abana byaye mpita mubwira none se uko ubona ufuhira uriya mwana w'umukobwa, sibyo? Kuki iyo uvuye mu rugo ugenda ugafata umwana ungana n'uwawe, muri proud ye nturi bunagendane nawe ku manywa, uri buze kurinda ijoro uparike hari imodoka mubuze nk'abajura mubundabunda, cyangwa se umubwire ntabwo uri buze gutegereza ijoro, nta nubwo uri proud yo kugira gute yo kumusohokana ku manywa, ugasanga ushaka gusohokana umwana ungana n'uwawe wirengagije ko wawe umufuhira. Ikindi mugatinya amanywa ibyo mukorera mu mwijima, mushaka kwangiza abandi kandi n'abawe. Ese wowe wakwangirije umwana wa mubyeyi we kandi shabu se navuga ngo byareze byahozeho n'ubu birahari, umva si byiza mani mubireke. Yego nambira abakobwa twige kwihagarara ubuzima bwose wabaye mu situation wawe ntizatume bikwangiriza ahazaza hawe. Ubuzima bwo kudafite ubushobozi bwo kubayeho gukena ni ibintu umuntu abamo kandi akabana nabyo akanabyivanamo akazabikazahindukana cyane, ariko wishukwa wireba hafi, urebe ngo ibintu ndimo reba ngo ejo bimeze biti biguhungabanya, bitume wisanze muri zanjye z'igitekerezo, bitume wisanze ahantu ubyaye b'abana udashoboye kurera, noneho inshingano wari usanzwe ufite inshingano zawe gufite cyane, ntabwo wavunikaga ujya kuvunika double tegura tatangiye. Noneho reka nkubwire nyine urazi abana b'abakobwa muziranye ugasanga ngo kubera ko ari imfubyi badafite mama na papa, sori ku bana badafite ababyeyi, sibyo? Kubera ko arerwa n'ababyeyi batarabe, ngo kubera yuko nyine atabona ibihagije, ugasanga nabwo yishoye muri za ngeso z'iki z'ubusambanyi, kandi n'ubundi avuye ahangaha ngo ntabwo bamufata neza, n'ubundi kandi ahagiye ahubwo nibwo agiye kwiyongera ibibazo yarazimagize gute. Kandi abana kuba imfubyi ubuzima abantu babuye uko bwameze kose, ubundi bavuga hirya umwana w'umukobwa usohoka mu rugo ngo ntabwo afashwe neza uko abishaka, kandi akagenda ugasanga yabaye indaya n'ahandi akuri. N'ibyo nahoze mvuga twige kunyurwa n'ubuzima tubayeho, urumva ejo ni heza, nimba ibonye ari byo bakagukorera icara uvuga ati nta bihari, uvuga ati ejo bundi ningura nimura nkabona ubushobozi, urumva cyangwa mba nakuza ko ntarabona ku kazi kakazaboneka nsabyikorera, ibyo kubaho unyuzwe umutima wawe uturisha ugume hamwe ukanakuvuga niba bahuye runaka posting zagiye nyine banasenga ko karafasha, umva runaka ya posting zagiye kiguzi mana we baba we ngenda kureha amafaranga y'ubirangirikira gute, umva umutima uhora umeze gutya, yiga kwicara ugatinda kwihagararaho, bakobwa mwihagarare banasenge nako karafasha, kandi buri muntu yitware ku kigero ari. Yego nimba uri umwana uri mu ishuri umenye akazi kawe ni ukwiga, ntabwo akazi kawe ari kugenda kuri za snap slayinga, ahubwo uvuga ngo byabire undi mwana wiga segonderi apanga hahiye ntabyo yagiye gutwikira mu ishuri, ni uko kwigira abakuru kandi ari batoya. Ahubwo ndeka nkubwire nkusetse muri ba bana batwara inda zitateganijwe hariho n'abantu batera amada abana bibyariye cyangwa bo barera, nabo tubavuga ewe ndabazi, ugasanga umwana by'umukobwa ewe do, ugasanga umwana abyaranye na papa we. Seriously uzi akenshi ahantu bikunze kuba
bano bana bakoze ariko ni experience yanjye sinzi niba aribo byabayeho bari kumwe na mama babo mu nzu ariko barenze umwe babiri ndabafite nzi babana papa wabo yatandukanye na mama wabo either arirera abana wenyine cyangwa se arimo mukasi ugasanga papa wawe bro arakwirereye akwigiriye n'umugore ndasetse rero babaga ari ntibyumva bwa mbere uwo mugabo yimba bafite abarwayi akosha abana b'abakobwa nabo barabafatira hano batwara inda urumva mvuga hano ntabwo abana bose ari ibirara ntabwo bose ari ibirara yakubwira nk'uburyo cyayitewemo ukumva ntuzi n'uburyo yamubwira ngo sorry ukumva ntabwo uzi hano wahembwe utiha impore ukumva ukuntu witondaga bon ubwo rero abana b'abakobwa barasabwa kwihagararaho ababarera sha barasabwa mbere na mbere gutekereza ku hazaza habo cyane bakagira gahunda bakagira umurongo bagomba kugenderaho cyane ababyeyi barasabwa kwita ku bana babo by'umwihariko urumva bakabitaho bakabakurikirana umunsi ku wundi tutitaye ku nshingano ugira tutitaye ku kazi kawe kora time table ya buri kintu bagira umwanya ugira orere ya buri kintu nk'uko wafashe umwana ukamujyana ukamuzana cyane ntabwo waje kumubona abonesha cyane mbere na mbere yaje kumuha uburere kandi umwana waba akagera cyane tukabona n'ubwo waba warashatse uba ugikeneye bwa burere bw'umubyeyi cyane uba ugikeneye nta affection y'umubyeyi nta mwana agera yumve ngo ntagikeneye iki umubyeyi urumva icyo ngicyo ni icya kabiri icya gatatu igitsina gabo muri rusange abagabo abahungu ababarera ku mashuri ababarera mu mago yabo yego uko utifuza umuntu nawe wakwangiriza ubuzima utifuza ko umwana wawe cyangwa mushiki wawe utifuza ko umwana wawe cyangwa mushiki wawe yakwangizwa yabaho nabi yakwangizwa cyangwa ukabona umwana w'umwana wawe cyangwa umwana mushiki wawe ahara ku cyane ntukajye ubyifuza cyane sibyo tugire ubumuntu tugire urukundo tugire ubwenge urumva tugire ubwenge twihagarareho ibintu twapanze ikindi n'ibyanga ku bantu biranga pe hari igihe byabiproteje yego sibyo ako dushyira imbere cyane kwirinda kuko biriya bintu byo iyo ushyizemo kwita kuko ntabwo bavuga ngo abantu bazabaho ibintu bitabaho gusa bibaye byiza kuko na biriya bintu byo kwiproteje nabwo abahanga bavuga ko bitari 100% nabwo 100% ntabwo nyine bikora bibaye byiza urabona ko ku bantu barangwa kwifata option yindi yego proteje imibiri yabo ndetse n'ingamba zitateganijwe hari n'izindi ndwara cyane zidakira cyane rwose byose amen byari byiza nubwo twavugaga ku bintu bibabaje emotion zari zibiziyemo sibyo ni uko emotion zari zibiziyemo ntangiye kuvuga ku bintu by'ababyeyi barera abana bagize bakabatera amada ntabwo byabura ariko dushatse zose twavuze zigomba gukurikizwa cyane mu rwego rwo guca abana bari ku muhanda cyane babuze kivugira babuze kirengera cyane ibyo byose cyane tubyirinde cyane hamwe n'ikindi ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda muri rusange zatubaho neza shayi nakira bireba mu amakuru ubwenge sha nawe wakoze bakunzi bacu mwakoze cyane mwakoze kubanye natwe tuba twiga hari inyunganizi buri munsi mujye mutwakira ariko muri comment section mutubwire uko mwabyumvise mutubwire Ines mwongeremo ibi muzatubwire kuri ibi ngibi ibyo mushaka byose ikiganiro ku Isano News nakagaruka cyane ntabwo tuzabatenguha mukomeze mukore subscribe ku batarayikora comment like and share. Bye. Ciao, ciao.